Twagiramungu Faustin uyobora ishyaka LDI Rwanda Rwiza ati nzataha kandi sinzagenda nyonyomba. Bwana Faustin Twagiramungu umenyerewe ku izina rya Rukokoma ni umunyapolitiki umaze iminsi itari mike akina politiki yo hejuru. Ingoma hafi ya zose zo mu Rwanda ngo arazizi, iza atiboneye yarazibwiwe aranasoma. Iyo umubajije uko yazibonye arasubiza ngo aho nabereye sinigeze mbona umuntu utegeka igihugu nabi nka Kagame. Kubavuga Kagame si ukumubarirwa kuko barakoranye amubereye minisitiri w'intebe, umwanya ariko atatinzeho kuko nubwo yakinaga politiki yo hejuru ngo yasanze iyo utari mu cyo yita agatsiko k'abaturutsi Bugande nta jambo ufite, ngo keretse nyine ukoze nk'ako guterura ibibindi kakorwaga n'abagaragu b'ibwami. Nyuma y'igihe gikabakaba hafi imyaka 20, Twagiramungu yifuje gusubira mu rwamubyaye nk'umukuru w'ishyaka LDI Rwanda Rwiza agiye gukomereza politiki mu Rwanda. Yagombaga kuba yaragiye ku ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2013, ariko avuga ko ubutegetsi bwa Kagame bwamwimye ibyangombwa. Ubuse Twagiramungu azagenda ntazagenda, icyakora ikizwe nuko nagenda Rukokoma atazayisiga inyuma, ahubwo ngo yo izaba yanditswe mu nyuguti nini cyane. Ese nagerayo nawe azakora nk'abandi asaba imbabazi mu izina ry'abo mu bwoko bwe? Aha Twagiramungu aravuga ngo sinzigera mfukama nsaba imbabazi umututsi, kandi ngo akaba nta gicumuro afite mu gihugu. Ati ahubwo dusabire Kagame asabe Rukokoma azasabiramo imbabazi. Urakoze nyakubahwa Faustin kwemera kugeza ku Banyarwanda aho bari hose, cyane cyane bari mu Rwanda, ijambo ryawe nk'umuntu w'inararibonye muri politiki y'u Rwanda, nk'umuntu wabonye ingoma nyinshi ukabona ibipfa n'ibikira. Ariko iyo uvuze Twagiramungu Faustin benshi bahita bumva Rukokoma. Kwitwa Rukokoma ubyakira ute? Kwitwa Rukokoma mbyakira neza. Ngira ngo ni izina rizandikwa mu mateka ya politiki kuva igihe niyemeje kujya muri politiki mu mwaka wa 1990. Noneho no kuza kwamamaza ko habaho inama y'igihugu yo kugira ngo Abanyarwanda bose bumvikane, baba bari hanze baba n'abari mu gihugu hagati, kugira ngo turebe ukuntu twashyiraho uburyo demokarasi yakwimakazwa mu gihugu, n'abantu bakavuga amakosa yabo tukabona uko tugenda duhuje umurindo umwe. Nibyo ngibyo rero twashakaga muri Rukokoma, ntabwo najya gusesengura byinshi. Muri icyo gihe hari mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana, ndetse wavugaga ko waba ari umuti abantu bakwiye kunywa. Uwo muti nk'uko wawitaga usanga muri iki gihe ubereye ingoma ya Kagame iri ku butegetsi. Muri icyo gihe navuga ko Rukokoma yavugwaga yandikwaga mu nyuguti ntoya. Ubu ngubu aho igihe kigeze ni ukuyandika mu nyuguti nini cyane zigaragara hari n'impumyi kugira ngo zisome. Bisobanuye iki? Kubera ko ibyo twifuzaga icyo gihe ntitwabigezeho, ariko umuntu yavuga ko igihe kigeze kugira ngo Abanyarwanda bisane imitima kandi bavugisha ukuri, bavuge amateka yabo, bavuge icyo bapfa, bavuge iby'ubutegetsi kuko cyane n'ibyo bapfa ukwirirwa babeshya ngo bapfa ko bamwe ngo bafite amazuru magufi, ngo abandi bafite amazuru maremare, ko bamwe bafite amatama manini cyangwa amabinga, ko abandi bafite imisaya igororotse. Ibyo bintu ku isi nta handi biba uretse mu Rwanda ni Burundi. Abantu bapfa ubutegetsi. Reka ngo urugero, mwaka w'1894 cyangwa se na 2 habaye intambara ku Rucunshu, iterwa n'umugabo witwa Kabare. Uwo Kabare rero akaba yari umwega w'umwakagara. Umwami Rutarindwa ruriho birumvikana ko yari umunyiginya, yari umuntu wari wabyawe na Rwabugiri akaba ari Rwogera. Kabare ati uwo muntu Rutarindwa wimitswe ntafite nyina, umubereye nyina ni Kanjogera, ibyo bita umugabekazi. Kanjogera rero nguwo akaba yari mushiki wa Kabare. Byaba byiza mwishywa wanjye ari ubaye umutware akaba umwami, ateza intambara ku buryo mu mateka y'u Rwanda baravuga ngo byacikiye ku Rucunshu. Yafashe abanyiginya bari aho ngaho arabarimbura. Umwami abonye bagiye kumugeraho n'umuryango we aremera yitwikira mu nzu.